Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza kuganira twifashishije igitabo cy'umuhanuzi Amosi. Amosi rero ejo nk'uko twabiganiriyeho ku mutwe wa kabiri guhera ku murongo wa 6 niho twaganiriye, twaje gusanga ko Uhoraho yarakariye Isiraheli ayirakarira kubera ibicumuro yakomeje kujya yungikanya. No kuvuga ngo bakoraga ibicumuro ariko bagakomeza no kongeraho n'ibindi. Nkuko twabibonye ejo rero twasanze umuryango wa Isiraheli ugeze kure, aho usanga nyine abakene bakandamijwe, ugasanga umwana na se bahurira kwihabara, mbese ugasanga ari ibintu biteye isoni. Twabiganiriyeho, nagiye ntanga ingero, hari n'izindi ntatanze ariko n'abavandimwe bagiye banyibutsa n'izindi, kuko buriya izi nyigisho kenshi na kenshi nawe ziguha kubona aho uri uko bimeze. Ngewe nshobora kuvuga ingero zaho ndi uko nabibonye, kenshi mvuga ibyo nabonye, ariko nshobora no kuba hari ibyo ntabonye kandi biriho. Hari umuvandimwe wambwiye ati ibyo warabivuze binyibutsa ukuntu hari umupapa nzi wishwe na sida, we n'abana be 3 kandi bose bishwe n'umugore umwe. Bavuga ngo umupapa yajyaga ku ndaya n'abahungu be bajyayo, mbese iyo ndaya irabarambika bose. Sida nyine cya gihe yari ikakaye ikica abantu mu buryo yabigenzaga, ntabwo turi bubisubiremo. Ubu rero iki ni igihe cyo kugira ngo tuzirikane, dutekereze, kuvuga ngo bantu tureke twitonde, dukore ibintu neza, mbese muri make tugire kubaha Imana muri twebwe. Haleluya. Nyagasani Imana rero arakomeza akabwira umuryango wa Isiraheli, ubwo ni muri muhanuzi Amosi umutwe wa 2 umurongo wa 9 niho ngiye guhera, ngo nyamara jewe nari n'abasenyaguriye Abahemori baresha n'ibiti by'amasederi bagakomera nk'ibiti by'imishishi. Abahemori rero bari abantu bakomeye cyane. Noneho rero bashaka icyo gihe iyo nkuru twarayisomye igihe twarebaga nyine ukuntu ibintu byo kwa Baramu na Baraka. Ndumva iyo nkuru yarakomeje nyine, hari ukuntu twagiye tubona ukuntu Abayisiraheli bashatse kugaba ibitero, ariko bamwe barabyemera abandi barabyanga. Ndumva iyo nkuru twaragiye tuyireba tukagenda tubiganiraho. Icyo gihe rero aba Bahemori bari abantu bakomeye cyane. Haleluya. Ariko Uhoraho yagiye abatsindira Abayisiraheli, kandi ayo makuru twarayumvise. Burya abantu turi kumwe muri izi nyigisho twumvise ibintu byinshi, twaraganiriye cyane, niyo mpamvu tutakagombye kumva ko wenda ibi bintu ari bishyashya kuri twebwe. Abo Bahemori rero ni abantu bari bakomeye mu maso y'Abayisiraheli. Abayisiraheli ntabwo bari bafite imbaraga zo kubatsinda, ariko Uhoraho yarababatsindiye. Noneho amaze kuba batsindira, Abayisiraheli batsinda Abahemori, noneho bigarurira igihugu cy'Abahemori. Muri uko kwigarurira icyo gihugu rero nibwo Uhoraho yabatabaye nyine, ubwo yabibakoreye gutyo. Abayisiraheli bagombaga gushimoraho kandi bakagoma mwishimye. Nyamara ariko Uhoraho amaze kubikora gutyo, Abayisiraheli icyo bituye Imana n'icyo Imana irimo kuvuga, ivuga ngo 2 Isiraheli ikomeza gucumura, njyewe nabakoreye gutya, njyewe nabatsindiye Abahemori, bagombaga kubica mu buryo bw'igihagararo, mu buryo ibi n'ibi, mu buryo ubunobo. Abahemori bagombaga gutsinda Abayisiraheli, ariko Imana yo mu ijuru, haleluya, yatsindiye Abayisiraheli Abahemori. Bivuga iki rero muvandimwe? Reka tugaruke wenda tuve kuri Isiraheli tujye mu Bahemori bacu. Hari igihe wari ufite ikigeragezo gikomeye pe, gikomeye, ndetse uravuga uti ibi ntabwo bishobora kumva imbere. Wenda se wari uri kwirukankwaho n'abantu bafite amacumu n'imihoro kandi ntacyo wowe ufite. Hari ubuhamya mfite nshaka kuzabaha muri iyi minsi. Umuvandimwe waduhaye ubuhamya bujyanye n'ibyo ndi kuvuga. Yari afite abantu baje kumwica bafite byose, ariko we ntacyo afite. Ariko Imana haleluya yaramurinze n'uyu munsi ni muzima. Ubwo rero icyo nshaka kubwira nawe, hari igihe Abahemori bahagaze imbere yawe, baza bafite imbaraga, baza bafite ibikoresho by'ibirwanisho, mbese bafite ibikoresho byo kukugira nabi kandi bafite n'ubushobozi, ariko Imana yarabagutsindiye. Haleluya. Wowe wituye iki Imana? kuko ubu ngubu z'Abahemori bavuga ngo ariko Abayisiraheli koko ngo Imana yabakuriye b'Abahemori koko ngo banga no kuyishima. Nawe Abahemori bawe barapfuye.
bareshyaga n'ibiti by'amasederi ibiti birebire ngo bagakomera nk'ibiti by'imishishi mbese bari abantu barebare bafite imbaraga uburebure rero wibureba mu burebure bw'igihagaro ni ukuvuga ngo bari abantu bafite imbaraga kandi bafite n'ubushobozi ariko Imana yarabagutsindiye birashoboka ko rwaba ari urubanza abantu bakuburanyaga kandi bafite imbaraga n'ubushobozi ndetse bafite kukwigarura kandi ntugire icyo uvuga ariko Imana yaragutsindiye igutsindira rwa rubanza ariko uyu munsi haleluya uhagaze uti imbere y'isezerano ry'Imana uhagaze uti imbere yo gushima hari umuvandimwe twaganiriye mu minsi ishize ndamubwira nti rero ngewe numva ikintu abantu babuze ari ukureba ku Mana n'ukuri nicyo tubuze cyonyine ntabwo tubuze Imana itabara nta nubwo tubuze ubutabazi bw'Imana si ukuvuga ngo ntitwabubonye ahubwo twabuze imitima iguma ku Mana yaratabaye twarabibonye yaraturwaniriye twarabyiboneye ariko igituma tuguma kuri ya Mana kiratugoye kandi reka nkubwire ikitugoye rero Sekibi nawe ari ku rugamba aravuga ati reka ndebe uko nakwisasira benshi arakora ibishoboka byose kugira ngo yisasire benshi ni nayo mpamvu Sekibi ari kugenda yigarurira abantu arashaka uko yakwisasira benshi ntango ari ku murimo Sekibi nakwigarurira ujye umenya ko nawe ari ku murimo wo gushaka bo azigarurira nawe ari gushaka bo azahemukira ari ku murimo rero Nyagasani rero yadutsindiye abahemori vuga ngo buri wese muri twebwe afite ubuhamya bw'iby'Imana yamukoreye muri cya gihe cyashize hari urubanza hari amajoro wabona ngo bavuga uti iri ryo ntiriri buke kandi arahari muvande arahari pe nta muntu udafite ijoro ryari rikomeye nta nomwe haleluya aho ngaho iyo mpagaze ndavuga nta muntu n'umwe muri twe bavandimwe udafite ijoro ryari rikakaye nta muntu n'umwe udafite ijoro ryari riruhije haleluya nta muntu n'umwe udafite igihe yavugaga ati iki cyo sinkirenza icyo gihe twarakigize buri wese yagiye akigira ku ruhande rwe ngewe narakigize ubuhamya narabutanze nta nubwo nzongera kubusubiramo numva mwarabwumvise cyane nagize amajoro adacya haleluya nagize amanywa atiragira amajoro adacya ayo majoro naragize nawe warayagize buri wese ku rwego rwe kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ijoro rimwe ni amajoro menshi kuko ibyagiye bitugerageza byagiye bitandukana hari igihe nageragezwaga n'ubucuruzi hari igihe nageragejwe wenda n'akazi hari igihe nageragejwe wenda n'abaturanyi hari byinshi byagiye bitubera impamvu y'amajoro adacya haleluya ariko Nyagasani Imana yatumye ya majoro yarakeye ubu ya majoro ni haleluya nta kiduhagaze imbere haleluya amajoro yarakeye muvandimwe rero hari abahemori bari bahagaze imbere yawe bari barebare nk'ibiti by'amasederi kandi bari bakomeye nk'ibiti by'imishishi haleluya Imana yarabagutsindiye uyu munsi nta bahemori bakiguhagaze imbere ariko uhoraho akakubwira ati ariko hejuru y'ibyo ngibyo Bayisiraheli bana ba Yakobo ntabwo mushaka gushima ahubwo icyanyu ni iki yewe none se nashima nte ubu se nashima nte hari umuvandimwe twaganiriye mu minsi ishize arambwira ati naganiriye n'umuvandimwe arambwira ati ariko se koko nawe hejuru y'ikigeragezo ufite imyaka ingahe koko uzatinyuka gushima ubu se ufite ishimwe ati ndamubwira ngo ndarifite ishimwe ndarifite kuko ndacyahumeka ariko muvande ariko twagiye dufata akanya nk'ubu tukazenguruka tukajya nko mu bitaro kuko twebwe ubu mu bantu dusengana Yesu yaduhaye amabwiriza yo kujya tunyura umunsi umwe mu cyumweru tukajya gusura abarwayi mu bitaro burya nusura aba barwayi mu bitaro ukareba ukuntu abantu bamerewe mu bitaro ukanyaruka ukajya ahantu bita Indera hariya muri Karayesi haba abantu barwaye mu mutwe ukareba ukuntu umuntu aba ari muzima ari umusirimu ariko baramuteye urushinge atabasha no kwinyagambura agenda atizunguza kubera kubona koko muvandimwe ugana mu ijoro we muvandimwe udafite amashimwe niba utekereza ko ntayo ufite uzajye ariko uzambabarira ubikore unyaruka ujye kurebera mu bitaro unyaruka wigira Indera rwose Karayesi ntabwo ari kure cyane uri hano mu mujyi wa Kigali si kure ariko niba ushaka kwiga Imana yakwegereje ishuri niba ushaka kugira ngo ujye gusoma ibyerekeranye n'ubuzima bwawe uzajye kwisomera hariya muri Karayesi
nigeze kujyayo mbona ku rupapuro nyine ku biro kuri abagenda bafisha nyine amapankarte mbona ibimenyetso ngo bigaragaza ko nawe waba ufite ikibazo waba ukeneye muganga. Ibyo bimenyetso byose uko nabisomye byari nk'ikenda cyangwa 10 nasanze byibuze nk'umunane buri muntu wese aba bifite. Muvandimwe igituma utarwarira hariya ni igiki? Ni igiki gituma utariruka mu muhanda ngo nawe bagufate bakujyane hariya? Ariko aho wicaye mu biro ukaba wenda tuvuge wafashe ideni rya banke ntabwo uri kuryishyura neza ugatangira ngo ariko Imana yandemeye iki koko ngo niye nipfira nkavaho. Ngiye mfite amashimwe, ndashima Imana ko ngihumeka. Haleluya. Nawe shima Imana ko ngihumeka. Uyu mwuka urahenze cyane, uyu mwuka urahenze cyane. Imana izanye fagitire twese ntacyo twavuga, ariko iyo mu ijuru ukunigira neza ntago igitwishyuza. None rero muvandimwe nagira ngo nkubwire nti hari abahemori bari imbere yawe, hari babahemori bari bahagaze, hari amajoro y'abahemori yabaye kuri wowe, ariko Imana yo mu ijuru yarakesheje. Haleluya, haleluya. Imana yakesheje ya majoro. Hari amajoro menshi yabaye kuri wowe none byararangiye. Uyu munsi kandi ntashimwe ufite. Washima se hari kubunashima nti abantu b'i Burundi twashima dute noneho bari kuvuga ibintu biteye ubwoba, ese kuri internet ntimubyumva? Hayiwe dufite ubwoba. Reka rero nkubwire iyakurinze iracyahari. Haleluya. Ntabwo yakurinze kubera ko bitari byaravuzwe kuri internet, ntabwo yakurinze kubera ko bitagiye kuri WhatsApp cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Oya, ntabwo yakurinze kubera ko byari byamenyekanye runaka agahaguruka. Oya, yakurinze kubera ko ari Imana. Haleluya. Hagarara aho ngaho yakurinze iracyari maso kandi ntabwo reka nkubwize ukuri muvandi nguhanure muri ubuhanuzi bwa Mose, nguhanure wowe wese ufite ubwoba ukaba uri gutitira, nkubwire ngo igare ryawe niriza uzataha. Ntabwo wowe yambwiye ngo nkubwire ngo ugiye gutura nk'umusozi. Oya, igare ryawe niriza uzaryinjira muzataha. Muvandimwe komera kandi komera, nkubwize ukuri iyo ikintu gituma abantu bagira ubwoba nuko baba badahagaze neza. Nuhagarara neza bazajya bavuga bati urupfu uvuga uti niba ariyo n'isaha yanjye nzataha. Wumve udafite ubwoba, udatitijwe n'urwo rupfu, ahubwo usingiriza Imana muri ubwo buzima. Kandi niba uri uwo guhungishwa Imana izaguhungisha nk'uko yahungishije umwana wayo Herode ashaka kumwica. Yezu yarahunze. Haleluya. Imana yamushakiye ubuhungiro. Haleluya. Imana yamuhaye kuko igihe cyari kitaragera. Humura muvandi, nawe Herode wawe, haleluya, muhemori wawe Nyagasani yiteguye kumugutsindira n'ubaracyamutsinda. Haleluya. Wihangayikishwa nuko ngo biri kuvugwa cyane, ngo biri kuvugwa cyane. Byaravuzwe, hari n'ibindi bizavugwa. Bibiliya iratubwira ngo bazavuga intambara nimuhazaza ariko ntimuzagira ubwoba kuko si ryo herezo. Haleluya. Ibyo bizavugwa, abantu baravuga bagahimba. N'ibihugu birimo umutekano bagashaka ukuntu habaho za opposition kugira ngo badestabilize umutekano w'igihugu. Ibyo biriho, ariko nimuhumura abakristo mwe bari mu muryango wa Israel, nimwe nje guhumuriza mbabwira ni bahagarara abahemori, ariko horaho yarabatsinze. Haleluya. Bari barebare nk'igiti cy'amasederi kandi bari bakomeye nk'igiti cy'umushishi. Haleluya. Imana yarabagutsindiye, bakuvuye imbere abahemori. Babandi bakuvuye imbere suko bari boroheje. Haleluya. Ntabwo babandi watsinze ari uko bari badafite imbaraga. Haleluya. Ahubwo Imana yarabagutsindiye. Haleluya. Ariko imaze kuyagutsinda yagira ngo nawe uyisingize. Amina. Haleluya. None dore aho ugeze uyu munsi, umugore ari kugenda agahurira n'umukobwa we ku musore. Ibi ni ibiki koko? Umuhungu agahurira na se kwihabara. Bavandi ibi ni ibiki koko? Umukene yarakandamijwe, turi kurya, turimo kugenda mu mamodoka meza tugenda hejuru y'umukene. Twarakandamije abantu, twarabakandagiye, twarapyinagaje. Mbe muvandi uragana mu ijuru rya hehe koko? Ndibuka disikuru perezida yigeze kuvuga, aravuga ati rero mwabantu mwe niba mutite kuri aba bakene, twese yarabivuze ariko bwira abayobozi mu nzego zinyuranye ati ese ko abantu bari kwicwa n'inzara hirya no hino, ati mwebwe iryo juru muvuga muzarijyamo gute kandi by'Imana yabashinze gukora mutarabikoze? Kandi koko ariko
areba nkavuga numva rero iri nijwi naryo ry'ubuhanuzi ariko abantu ntibumva ariko buriya abantu bashaka umuhanuzi umeze ute ngiye nanjye ubwo ngeraho nkibaza ariko se naze akavuga mu rundi rurimi bati ntabwo twumvise ibyo avuga navuga mu rurimi rwabo ngo yanguriya ntabwo avuga ukuri ngo arabeshya ninde uzavuga abantu bakumva kugira ngo bave kwizima rero nanjye icyo kibazo ntabwo ndi bugisubize ariko ngewe numva ijwi ry'ubuhanuzi ryaratangatanze ahantu hose nutumvira ku mwana uzumvira kwibuye naryo riravuga yewe nta bitavuga shobundi nagiye ahantu mbona ahantu barimo gucukura amabuye bati ntabwo wabimenye mbese noya ati mu Rwanda basigaye bafite ahantu bakora atari amakaro ari amabuye bacukura hariya bayakoramo amakaro ntabwo nari mbizi ubu sibuye niryavuze haleluya ibuye bacukura ari ibuye bakarigira neza bakarishira mu cyuma rigasohoka ryabaye ikaro ariko aho ibuye ritavuze ni hehe koko muvandire ka tubigemo rwose tubigimuze ariko wari wabona inzu yubakishijwe amabuye ese wari wabona ko hakundi bagiye gushyiramo agasima bashashemwe amabuye ntabwo ugendeshamo ibirenge kubera ko amabuye arakwica ariko amakaro se niwayagenze waya makaro ngo ava mu mabuye maze utekereze kugira ngo ryabuye ryahandaga ryashoboraga kukujomba warisitara ukanakomereka cyangwa ryakujomba mu kirenge ukagenda wikanga barihinduyemo ikaro uzahagaraho rwose utareba neza ndetse ukanyerera muvandi ubwibuye aho ritavuze ni hehe koko ariko abantu ntabwo bashaka kumva ngo yanga urumva ngo ntabwo byakunda ngo maze iminsi mbona imodoka zipakira ibintu bishaje ibibati bishaje ibintu byose by'ibyuma bishaje n'izo modoka zikaza zikabitwara mu makaritsiye ugasanga nyine abantu bari kugenda babishaka bati umuntu arambwa ati biriya bibati rero babishyira mu nganda bikavamo amabati mazima nuvuga ngo bya bintu bishaje burya hari icyo bihinduka cyo ariko ubu turagira ngo bavuge gute koko Imana yo mu ijuru ubwo ntiyavuganye natwe ra ariko ntabwo twumva byose ntacyo tubirebaho tubyita iterambere iyi kandi n'uwabigezeho akavuga ko ari ubushakashatsi yakoze akaba yaravumbuye ibi ntashima Imana yabimuvumbuje kandi buriya reka nkubwire muvandimwe biriya byose tugenda tugeraho ni ubumenyi Imana igenda ituvunguriraho gakeya nuko ikaduha ariko ntidushime none rero muvandimwe ugana mu ijuru abahemori bawe Imana yarabagutsindiye uhoraho rero arakubwira ngo nyamara jyewe nari nabasenyaguriye abahemori baresha n'ibiti by'amasederi bagakomera nk'ibiti by'imishishi nari natsotsobye imbuto zabo mereye hejuru ndandura n'imizi yabo mereye hasi haleluya ntabwo nyagasani yabatemye haleluya we ntabwo nyagasani yatemye kuko icyatemwe gishobora kongera gushibuka haleluya nyagasani gutsinsura no haleluya mbese yakuyeho n'imbuto zabyo zose n'urubyaro rwabavanaho n'imizi ararandura ariko wari wabona igiti baranduranye n'imizi bagishyize ku zuba imizi iruma nta nubwo nticyongera kumera reka data biba byarangiye iyo bagitemye gishobora gushibuka ariko muvandi icyo baranduranye n'imizi kiba kigiye burundu ntabwo nyagasani rero yagukureho cya kigeragezo ngo agusigire akana kacyo haleluya oya nta nubwo yagusigiye ibisare byacyo cyangwa inkovu zacyo nazo yazikuyeho niyo mpamvu avuga ngo yatsinsuranye n'imbuto zacyo ndetse arandurana n'imizi n'uvuga ngo imbuto zacyo ni bya bikomere byari kugusigira kubw'ibyo rero ntukagendane no waravuga ngo ariko nyagasane ngo rega ngo ngewe narakomeretse reka nkubwire icyari igikomere muri cyo gihe cy'ikibazo uyu munsi cyabaye ishimwe haleluya shima Imana azamura amaboko ushima Imana haleluya amina haleluya ushime kuko hari Imana yagutabaye Imana rero ntabwo yavanyeho gatoya burya Imana ntabwo ivanaho gatoya ngo isiga kandi oya ivanaho burundu haleluya haleluya ikavuga ati ururwo rurarangiye urugamba rurarangiye amina umuvandimwe mwiza rero nyagasani yaranduye n'imizi abahemori ntabwo yabatemye ngo avuga ariko ngo ubu ngubu hari ibiti tugira kavuga uti izuba ryaje reka ngiteme kugira ngo imvura nigwa kizashibuke ntabwo ari uko yakuyeho abahemori uhoraho yabatsinsuye burundu apfanaho n'umpesi giwe amina haleluya ahari umuhemori habaye ishimwe haleluya habaye ubuhamya ariko abayisiraheli se bamwituye iki reka tucyumve
bakwandamiza rubanda rugufi bakayobya abakene inzira. Umuhungu na se bagahurira ku ihaba rimwe ngo basebye izina ryanjye ritagatifu. Imyambaro yabo batwayeho ingwate bayicuje urutambiro, kubera ko divayi batwayeho ingwate bakayinywera mu nzu y'Imana yabo. Koko ibyo byose bakagenda bakabikora, barangiza bakajya gutanga amaturo. Umuntu akaba afite iyo ngwate, afite abantu, yarangiza akajya gutanga amaturo. Niyo ushaka utange miliyoni, Imana iravuga ngo ushaka utange miliyari. Iriwe ingwate y'umuntu cyangwa hari umukene wamaze gukandagira, yewe Uhoraho arakubwira ati aya maturo mutanga sinyishimira. Umva uko abivuga, kuko nabyo biri mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi. Uhoraho aravuga ngo nimumvana imbere. Uhoraho abwiye inzu ya Isirayeli nimunshakashake, ariko ntimushakashakire i Beteli. Oya, ntabwo ari ahangaha nshaka kukubwira ngo ndahabonye kuri 20 umutwe wa 5 umurongo wa 21. Uhoraho akanye ingirwa bitambo bya Isirayeli. Nangurunuka kandi nkagaye ingendo mukora muje kundamya. Sinshobora gushimishwa n'amakoraniro yanyu igihe muntu uri bitambo bitwikwa, no mu maturo yanyu nta na rimwe rinshimisha. Sinduha ndeba n'ibitambo byanyu by'ibimasa. Igeze kure urusaku rw'indirimbo zawe n'umurya w'inanga zanyu sinshobora kuwumva. Muvande, ntabwo ari amagambo yanjye. Umuhanuzi Amosi umutwe wa 5 umurongo wa 21 kugera ku murongo wa 23. Nahangaha rero nawe ubuze kuhasoma. Uko biri kose ngo nyiramaso yerekwa bike, ibindi nawe akirebera. Nanjye nzajya nkubwira bike, ibindi nawe ariko wikorera ubushakashatsi. Turi mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi. Ntabwo ari igitabo kinini ariko kirakomeye. None rero Uhoraho arakomeza akavuga ati, naho mwebwe nabazamuye mu Misiri, mbayobora imyaka 40 mu butayu kugira ngo mwigarurire igihugu cy'Abahemori. Muvandi, Baramu na Barake netusubirayo turaza kumenya amakuru yabo n'Abahemori. Turi buze gusanga iyi nkuru y'Abahemori hariya hakurya kwa Baramu na Barake, ukuntu Abayisirayeli bavuye mu butayu bari bagiye kwa Baramu, noneho kwa Barake, noneho Barake agahamagara Baramu ngo abamuvumira ayo makuru. Rero muvandimwe ugana mu ijuru, reka nkubwire, Uhoraho yarabikoze, ngiye ntacyo mushinja. Ngewe ntacyo. Ngewe Umumararungu Louise ntacyo nshinja Imana. Wenda wowe ushobora kuba hari icyo ushinja Imana uvuga uti ngewe ntabwo yabikoze uko bikwiye. Tinyuka ugenda umubwire Uhoraho we unti wari kuba wabikoze ngashima, ariko ntibyagenze neza, ariko ujye utinyuka ubimubwira kugira ngo uvugire mu matamatama. Yareba oya tobora, haleluya, tobora ubwire Uhoraho uti Uhoraho we uzi ko nagushima. Utinyuka ariko bimubwire, aho kuvugira mu matamatama nk'ufite nk'ujunditse ikirayi mu kanwa. Tinyuka ubwire Uhoraho uti ngewe ahangaha ndakugaye. Ngewe ariko ku ruhande rwanjye simbivugira ko ari uko wenda Imana yakuntumyeho muvandimwe, ngenda bivugira ibyo nabonye mu buzima bwanjye. Imisozi yaraje irahagarara, nge narayibonye imisozi ihagaze imbere yanjye, ndetse nawe ushimashima ngo ngiye kuwurira bikananira. Haleluya. Ariko uyu munsi haleluya ndi kugenda haterereye hashije kubera Imana. Haleluya. Ngewe rero ndi kubwira abantu ibyo nabayemo, ndavuga ni nakubwira akaga nageze n'uburyo nagasohotse mu nzaba ndi umugome. Uburyo nari ndi hejuru y'umusozi wa Kanunga karemereye cyane, ndegereje gupfa gusa. Imana yarahamanuye. Haleluya. Nuko Imana haleluya amashimwe uyu munsi. Ayo mashimwe rero myahagazeho we. Haleluya. Nyahagarara nkakubwira ibyiza by'Imana, nkabwa ni nutumva Imana wenda y'abantu uzumva ya Louise, kuko ngewe ukubwa ntago ndi umurwayi wo mu mutwe. Mubwiza ukuri ndi muzima pe, ndakubwira ibyabaye kandi naragiye mbaza musenyeri, nariko nyakubaha musenyeri rwose ngiye mfite ubuhamya ngomba gutanga. Nzajya gusaba nduruhushya kugira ngo mbutanga. Arambwira ati Louise we ati nushaka gutanga ubuhamya bw'ubuzima bwati wemerewe kuvuga, nushaka uzazenguruka isi yose uvuga ubuhamya bwawe.
rero ndagira ngo nkubwire muvandimwe wa wundi ukubwira ngo ariko se ngo kiriziya bivuga wiki kiriziya ivuga iki sibuza abana bayo gutanga ubuhamya bw'iby'Imana yabakoreye nanjye ntabwo nzaza nkubwira nti rero muvandimwe ni kiriziya yantumye gutya cyangwa padiri runaka cyangwa paruwasi yini yantumye gutya ninza nkubwira mu izina rya paruwasi cyangwa rya padiri cyangwa rya musenyeri nzakwereka urupapuro musenyeri yagombye kunsinyira kugira ngo mvuge mu izina rye ariko nge ndi kuvuga mu izina ryanjye Umumararungu Marie Louise nahuye n'umusozi uremereye cyane birangora kuzamuka ariko Yesu Kristo arawunzamura arangiza arambwira ati mwana wanjye urahabonye aho unyujije ni ndahabonye ati maze uzambwirira abandi bana uzabambwirire bakomere nibahura n'akaga nk'ako wowe nako bajye bihangana nabo nzabatabara. Haleluya. Muvandi urumva se ntari gukora ibyo twemeranyijwe nawe narabyeme namugani Nyagasani we ninzabivuga mana yanjye we nimbibwira abantu bakabihaga nzajya aho abandi batarabimenya mbese menye ngo haleluya ubutumwa n'ubuhamya bw'ubuzima bwanjye ndabufite bumbufite mu biganza ndi kugenda mbwira abantu ibyiza Imana ikora ntago mbaratira ko nahombye burya guhomba nakaga bise nkubwire wenda banavuga uti n'ubwenge buke kwiyemera mbese wabyita uko ushaka nushaka kuvuga utubucucu bw'umugore nta kibazo ariko ndi kukubwira Imana nahuriye hejuru y'uwo musozi w'ubucucu cyangwa se wo kwiyemera cyangwa w'ubugore ibyo ntacyo bintwaye ko wabyita kose ariko nahuye n'Imana. Haleluya. kandi iyo Mana iyo itaza kunzamura uwo musozi ngo nkuhagarareho nitegereze kiriya kibaya ndeba Abayisirayeli bakidanduje munsi mbone ko ari benshi ntabwo nari gutinyuka guhagarara anga ngo nkubwire iby'ubu buhamya. Yesu yaraje arambwira ati kora audio nariko Nyagasani ndakora audio mbwire ndi ati wowe zikore nzakubwira n'umuzubu ndayikora gute ati kora audio we nzakubwira nuko nkagerageza kubikora nyine numva buriya rero ibyo kwa Yesu ntabwo ari ibintu bihita bifata nk'umuriro waka ahubwo bigenda gake biterwa nuko yabishatse bigenda gake ubwo rero yatangiye gucana gake. Haleluya yatangiye gucana gakeya burya rero reka nkubwire Meshaki Shadrake na Abudinego bajya kubaroha mu muriro mwitanura ntabwo itanura ryakaga cyane ahubwo ko bari mu buhoro uko iminsi igenda yicuma niko umuriro waragendaga ngo gasakuma bari hirya yitanura mu mikono 12 ubwo wenda ni nko muri metero 12 ababaga baje kwenyegeza abo nibo bashyaga. Haleluya. Marayika w'Imana yayobeje indimi z'umuriro azerekeza ku bari hirya yitanura ngabandi ariko bakureba wowe uri mwitanura bazi ko ari wowe uri gushya ariko bari gushya nabari kukureba. Haleluya. kubera Imana tuzarama. Haleluya. tuzarama kubera Imana. Haleluya. Si uko tuzaba tutageze mu itanura oya si uko tuzaba tutageze mu rwobo nka Daniel. Haleluya. Imana izaturindiramo we. Haleluya. izaturindiramo kuko ari Imana. Haleluya. kandi ibyo mvuga ntabwo ari ibyo ntekereza ntabwo ari ibyo kukubwira ngo nguhe morale ngo nkubwire ngo muvandi ngo morale na morale urayikena ariko reka nkubwize uko ibintu nkubwira biri muri Bibiliya keretse niba utemera Bibiliya. Umugabo witwa Daniel uramuzi Meshaki Shadrake na Abudinego urabazi iyi nkuru iri muri Bibiliya twayiganiriye muri audio zabanje niba ngombwa gusubiramo ntacyo bintwaye nzakomeza nkubwire iby'ijambo ryiza ry'agakiza nzabikubwira. Haleluya. hari Imana rero. Haleluya. hari Imana twagendanye hari Imana twavuganye hari Imana haleluya yasezeranya twica abahemori bakura irarandura burundu irandura n'umwana w'umuhemori vanaho n'ikitwi umuhemori. Haleluya. bari bakomeye bari barebare bari bihangange bari bihanyaswa. Haleluya. twebwe twari bwa Dawidi maze we dufata ibuye mu muhumetso twica rwa Goliyati. Haleluya. Dawudi yishe Goliyati nuko rwa Goliyati runini rwicwa n'akabuye. Haleluya. Haleluya. erega ibuye si ibuye Dawudi yateye ijambo. Haleluya. Amen. Haleluya. iyo uteye ijambo ry'Imana ryica byinshi ariko rivuye nyine hehe mu mutima uciye bugufi. Haleluya.
nuko rero Dawudi yakubise rwa Goliyati rurahirima, natwe Imana yaduhirikiye abahemori. Haleluya. Maze amashimwe arazamuka, none twarwaye se ikibi y'ikirage, dayimoni w'ikirage yaduhanze wari kutubuza kuvuga. Ariko ndashima Yesu tariko mutsinda dayimoni w'ikirage, twamukubise ishoti we, amashimwe arahari. Mbese nitwinjira mu gihe cy'amashimwe, muvande uzatega amatwi uzayumva, amashimwe ni menshi. Nuko Uhoraho arakomeza aratubwira. Haleluya. Naho mwebwe nabazamuye mu Misiri, mbayobora imyaka 40 mu butayu kugira ngo mwigarurire igihugu cy'abahemori. Myaka 40. Haleluya. 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 Abahemori ntago twabigaruriye umunsi umwe, imyaka 40 tubabara turi mu rugendo, ariko tugiye kwigarurira abahemori. Haleluya. Kuko Uhoraho Imana ari mu ruhande rwacu. Urwo rugendo twarukoze iyo myaka 40, yewe turira, yewe tuganya, tutaza Imana tujyana, ariko igiye kudutsindira abahemori kandi kabatsindira mu maso yacu. Haleluya. Abahemori bo kwa Barake. Haleluya. Haleluya. Abahemori bo kwa Barake Uhoraho yarabatsinze, arangiza aravuga ati bana banjye mwese muri ako mbikoze, twarabibonye mwami wanjye. Nuko rero ngo natuye abahanuzi mu bana banyu, mu basore banyu ntorama abanyiyegurira. Siko byagenze se bana ba Isirayeli? Koko muvandimwe ugana mu ijuru, nanjye ndakubaza koko siko byagenze? Ubu se iyo ureba Uhoraho yatoye abahanuzi mu bana banyu, koko nanjye ndikubaza buri mubyeyi, koko tubikesha iki kugira ngo haradutoremwe abahanuzi? Haleluya. Erego tugarutse ku buhanuzi we. Erego umuhanuzi ni umuntu udasanzwe, erego umuhanuzi ni umuntu ukomeye. Erega niyo yabaresha nawe ariko abatavuga nkawe muvandimwe. Erega niyo yaba yambara nkawe ariko burya bafite umwambika. Haleluya. Erega burya umuhanuzi naho yaba haleluya ari umukene ariko abafite Imana. Haleluya. Abafite uwavugira we. Burya buri mukozi na ministeri akorera, buri mukozi n'ikigo akorera, burya ubahirwa ministeri ukorera. Haleluya. Ubu ndahamya ko umuntu ukora muri presidence aho yajya hose yavuga ati nkora muri presidence bakicara, kubera ko ari ahantu hakomeye. Haleluya. Twubahirwa aho dukorera we, natwe dukorera ishobora byose maze bakatwubaha. Haleluya. Maze rero iyo shobora byose ikatubahisha we, iratwubahisha abahanuzi. Haleluya. N'abantu bakomeye. Nibyo abahanuzi ni abantu bakomeye, nubwo twebwe tubareba tukabona ari abantu basanzwe, ariko ubundi nguri asenga n'umuhanuzi bwoko ki? Ngo ariko ngo ubundi ngo umuhanuzi se ngo ni bwoko ki? Umuhanuzi Amosi, umuhanuzi Amosi nyine umutwe wa 3 murongo wa 3, ari nawe waduteye kujya mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi. Buriya twavugaga ku buhanuzi, kandi ubwo hari ushaka ko waribagiwe, ariko Amosi twamugezeho gute? Twavugaga ku buhanuzi. Ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi buza kubera iki? Ubuhanuzi nuko rero tubanza kureba ubuhanuzi bumaze iki. Nibwo umuhanuzi Amosi yatubwiye ati, mwabonye abantu babiri bafatanye urugendo batabanje kubisezerana? Mbese hari ubwo intare itonoma mu ishyamba itabonye ikihiga? Arakomeza aratubwira ko ageze ku murongo wa 7 aravuga ngo Nyagasani Uhoraho rero ntacyo akora adahishuriye ibanga rye abagaragu be abahanuzi. Niyo mpamvu Haleluya Imana idutorera abahanuzi. Wabyumvise? Ariko nizera ko turi kubyibukiranywaho. Ntabwo Imana ishobora kugira icyo ikora idatumyeho abahanuzi ngo ibabwire iti rero abahanuzi nimumvugira ibi ngibi. Ubwo urumva impamvu yatumye abahanuzi baza, wenda ba Amosi, ba Louise, ba bose batoye umurongo. Haleluya. Pasiteri, padiri n'abandi bose n'ibitabo n'ibyanditswe, nawe ugenda usoma n'amapankarite mu muhanda na za publicité ziri hirya no hino n'ibiganiro bica ku maradiyo
ehe nyagasani yaragutagatanze keretse nuhunga nibwo uzavuga uti waraho namuhunze. Uzamuhungira hehe? Zaburi 139 haleluya irabitubwira neza byose uko byakabaye. Haleluya reka tuhasomewe muri Zaburi 139 haravuga ngo nahungira wowe ushobora kuri kuvuga ngo waraho we ngo ndaguhunze. Reka tuhasome Zaburi 139 ni zaburi ikomeye cyane, mujye muyikunda mukunde no kuyikoresha. Najya hehe? Ubwo no murongo wa 7. Najya hehe kure y'uruhanga rwawe? Nahungira hehe kure y'amaso yawe? Naho nazamuka ku ijuru buhari, naho narigita nkaryama ikuzimu buhari, naho namera amababa nk'ay'umuseke weya, maze nkajya kwiturira ku mpera y'inyanja, naho ngaho ukuboko kwawe niko kuhanjyana, indyo yawe ntigire ubwo indekura. Wenda navaho nibwira nti nibura umwijima uzantwikira, maze amanywa ahinduke nk'ijoro rinyikije. Nyamara kuri wowe nahatabona ntihakubera umwijima, n'ijoro ubwaryo rirabonesha uboshya amanywa. Haleluya. Ni hehe wahungira uhoraho? Ariko ngo bahanuzi ngo njyana ngo ndabwanze ngo nduva ngo buri gutera ubwoba ukabukuyeho ukabukweza left muri iyi groupe. Urakora left urafunga amaradiyo reka nkubwire ubutumwa bw'Imana, ubutumwa buragenda kwisi no mu muyaga buragenda. Haleluya. No mu muyaga buragenda, no mu minwa y'ibitambambuga. Haleluya. Naho ubutumwa buratangwa. Bityo rero ngewe nkavuga ni icyiza no kwakira ubuhanuzi. Yeko bwanjye iyo ni inama ya kivandimwe nakubwira ntiyakirira ubuhanuzi kugira ngo utavaho wenda ugira ibibazo. None rero uhoraho yatoye muri twebwe abahanuzi, ariko ubuse ntiduhirwa? Turahirwa twebwe abatumwaho n'Imana kugira ngo twikosore inzira z'ikigendwa. Inzira z'ikigendwa no kuvuga ngo bigishoboka ko abantu batambuka. Hari igihe hajyaga habaho nk'ibihe by'intambara cyangwa ahantu hari umutekano muke, bakavuga ngo abantu baragenda nibatarenze iyi saha, waza nyuma y'iyo saha ugasanga umupaka bawufunze cyangwa se ibariyeri yahabaye udashobora gutambuka. Uzatambuka inzira z'ikigendwa. Nanjye ndi kukubwira ni tambuka. Haleluya. Tambuka inzira z'ikigendwa, kuko hari igihe inzira zizafunga, bariyeri ikajyaho, nuko ugasanga umupaka bawufunze, abateraga amakashe bayabitse mu matiruwari bitahiye. Icyo gihe ntabwo uzava mu gihugu ujya mu kindi kubera ko bizaba bitagishoboka. Kandi mugana mu ijuru rero ubu buhanuzi bwaje kugira ngo bubwire abibwira ko badamaraye n'abibwira ko bari muri insecurity. Mbese aho uri hose ukaba uri mu muryango wa Isiraheli, wowe uva ko bikureba. Haleluya. Ushobora kuba udamaraye, ariko aho udamaraye hose udamarare muri Yezu, kuko no kudamara muri Yezu birakunda. Haleluya. Muri Yezu biremera, muri Yezu biremera. Haleluya. Biremera nuko kadamarara bikemera. Ariko muvandimwe ugana mu ijuru, ndagira ngo tukomeze turebe mu ijuru. Aho ngaho niho ubutabazi bwacu buherereye, ni naho Imana yacu yicaye kandi yiteguye kutwakira. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.